Yesu ashimwe bene data dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Twongeye kubasuhuza cyane twifuriza amahoro y'Imana. Muri kumwe na Robert Ndemezo ndi intumwa kandi mbaha ikaze kuri channel ya Gurukuri Official, akaba ari channel y'itorero True Evangelical Church. Rero niko bisanzwe ni Gurukuri ntuguranure. Uyu munsi rero ndagira ngo ndashaka gufata iminsi dusobanura isezerano rishya ndetse n'irya kera, itandukaniro riri hagati y'isezerano rya kera n'irishya, tureba se irya kera ryavugaga iki, irishya se ryo riratwereka iki, niyihe shusho irimo, n'iki twakora. Rero tuzaba turimo guhuza amasezerano abiri ariko tugambiriye kuvana mu bushake bw'Imana kugira ngo aribwo buba implemented cyangwa se aribwo abantu bagomba kumva kandi bagakurikiza mu matorero babereye abayobozi. Rero inyigisho ni nziza kandi irareba cyane cyane abashumba cyangwa se abakuru b'itorero, ababishopu, intumwa. Inyigisho twese izatugirira umumaro. Ntabwo ni gukoresha iminota myinshi gusa, tugenda dukoresha iminota mikeya kuko tuzasobanura isezerano rya kera, dusobanure rishya, dusobanure kimwe mu icumi uko nacyo gikoreshwa mu rya kera no mu rishya uko bimeze, hanyuma tuvana mu bushake bw'Imana aba aribwo bugomba kumvirwa cyangwa se bugomba kumvirwa cyangwa se bugakurikizwa. Reka rero dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'uyu mwanya umpaye, ndasaba Mwuka rero kugira ngo afashe kandi angirire neza. Uyu munsi rero Mwami tugiye gusobanura Uwiteka imikorere yo kurambikwaho ibiganza ku bakozi barobanuye cyangwa se abahaye inshingano cyangwa se abarwaye bose, uburyo mu isezerano rishya ko bigomba kugenda no mu rya kera icyo byakoraga, uko byari bimeze, kugira ngo uyu munsi abantu bashobore kumva neza ubushake bwawe. Urakoze rero, sabye imbaraga z'Umwuka rero kugira ngo zibashe kumfasha no guhekeza ijambo nigisha, abaryumvise bose bahesha umugisha kandi bahesha gusobanukirwa neza ibyo barimo, mu izina rya Kristo Yesu urakoze, amen. Nk'uko nababwiye ni aha ni kuri Gurukuri Official. Amazina nababwiye nk'uko mubizi ni Ndemezo Robert, Apostle cyangwa se intumwa. Reka rero dusome ijambo ry'Imana tudatinze muri Timoteyo wa mbere 5:22. Ntukihutire kugira urambika ibiganza kandi ntugafatanye n'ibyaha by'abandi. Icyambere, ijambo rya mbere ririmo ntukihutire kugira urambika ibiganza. Icya kabiri, ntugafatanye n'ibyaha by'abandi. Gatatu, icya gatatu ushaka kuvugaho, ahubwo wirindire kuba intungane. I repeat, ijambo rya mbere ntukihutire kugira urambikaho ibiganza. Umurongo wa 22 ni kuvuga ntukihutire kugira uwo urambikaho ibiganza kandi ntugafatanye n'ibyaha by'abandi, ahubwo wirindire kuba intungane. Ni amagambo atatarimo ahangaha rero. Ijambo rya mbere ntukihutire kugira urambikaho ibiganza. Tugiye gusesengura cyangwa tugiye kuganira ku magambo nk'atatu. Ntukihutire kugira urambikaho ibiganza. Icya kabiri, kandi ntugafatanye n'ibyaha by'abandi bakora. Icya gatatu, ahubwo wirindire kuba intungane. Ni amagambo atatu. Ijambo rya mbere rero tugiye kuganira ku byo bita umumaro wo kurambikwaho ibiganza by'abakuru, ariko tuzi no kureba ingaruka nanone kandi ziterwa no kurambikwaho ibiganza by'umuntu wese ubonye. Mu isezerano rya kera kurambikwaho ibiganza cyangwa se Bibiliya ivuga ko Bibiliya itubwira neza ko uhereye mu isezerano rishya mu gihe cya Yesu Kristo muri Matayo kujya mu Maheburayo, Bibiliya itwereka inshuro 27 abantu barambikwaho ibiganza, amurambikaho ibiganza, barambikwaho ibiganza, barambitsweho ibiganza. Bibiliya ivuga kurambikwaho ikiganza inshuro 27. Ibi rero bishatse kuvuga iki?
kurambikwaho ibiganza ntabwo ndinjira mu mumaro wabyo, ariko nk'uko mu isezerano rya kera bimikishaga abantu babasutseho amavuta umwuka wera akabazaho, uyu munsi ikiganza nicyo gikora. Ikiganza cyasimbuye amavuta yakoreshwaga mu isezerano rya kera bimika abami n'abahanuzi. Isezerano rya kera ni urufatiro rw'irishya. Isezerano rishya rya kera niryo mvuga Old Testament cyangwa se the Old Covenant. Ni isezerano rya kera, ni urufatiro rw'isezerano rishya, foundation. Noneho isezerano rishya ni ishyirwa mu bikorwa by'isezerano rya kera. Isezerano rishya ndabisubiramo, ni urufatiro rw'isezerano, ni ishyirwa mu bikorwa by'isezerano rya kera. Hanyuma rero isezerano rya kera bimikishaga abantu abami n'abahanuzi bakoresheje amavuta. Hari icyo byavuga muri rishya rero, biriya byose byari igicucu cy'uwagombaga kuzaza, kandi ugomba kuza ari Kristo Yesu, umwana w'Imana. Nk'uko tuyibona kuva muri Matayo kugeza mu butumwa bwiza hose, turabona arimo gutegura kuza k'ubwami bw'Imana, kuza k'umwuka wera kuyobora itorero. Arimo arabisobanura, arimo arategura kuza k'ubwami bw'Imana, arimo arategura kuza k'umwuka wera mu kuyobora ayobora itorero nyuma yo kumusaraba. Muzi neza ko itorero ryavutse muzi neza ko ku musaraba ariho byose byarangiye. Ndavuze ngo byose birarangiye. Ibyari imigenzo, ibyari imigenzereze, ibyari ikarita y'Abisirayeli, ibyari disipurine, ibyari imihango, byose byarangiriye hariya ku musaraba. Amaze gupfa arahambwa arazuka. Kuri Pentekote icyatumye apfa agahambwa akazuka byari kugira ngo abanyamahanga nabo binjiye mu isezerano rishya. Abanyamahanga twebwe twari abanyamahanga ku mubiri, twari kuri amasezerano. Isezerano ryari hagati y'Abisirayeli n'Imana, ariko rishya ryazanye abantu bose, amoko yose ari mu isi bisanzemo. Twadupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro rero, ubuntu bw'Imana niho bwatukijije. Yesu ashimwe cyane. Hano kuri Pentekote rero nibwo itorero ryavutse. Intumwa zuzuzwa iki? Umwuka wera. Umwuka wera aramanukira, baba ordained. Yandi magambo ni ikimenyetso cy'uko kuri Pentekote ni umunsi intumwa zuzuriyeho umwuka wera. Ntabwo ari wo munsi w'umwuka wera, oya, ni umunsi intumwa zuzuriyeho umwuka wera. Umwuka wera yaramanutse, byari ikimenyetso ko yuko zimitswe ku mugaragaro, zihawe ubushobozi ndengakamere bwo gukora iby'Imana. Wari umunsi intumwa zahawe umwuka wera kugira ngo bambitswe imbaraga zivuye mu ijuru, nk'uko bari barasezeranijwe n'umwami Yesu. Bambikwa imbaraga, bambikwa ubushobozi ndengakamere buvuye mu ijuru. Kuva uwo munsi rero bajya mu murimo. Umwami Yesu akomeza kugenda nabo, abahekesha ijambo rye n'ibimenyetso n'ibitangaza. Bavuga ibyo bavuze, bavuga ijambo ry'Imana, umwami Yesu akariherekesha ibimenyetso n'ibitangaza. Maze mu buri munsi uko bwije ko bukeye akagenda abongera umubare w'abakizwa, abongera umubare w'abakizwa. Rero mu isezerano rya kera bimikishaga amavuta, ariko uyu munsi ko bikimeze bene data. Mu isezerano rishya uhereye muri Matayo kujya mu Baheburayo, tubona Yesu arambika abantu ibiganza. Ibiganza byarambikwaga ku bantu b'uburyo bubiri. Abantu barwaye indwara bakabarambikaho ibiganza bagakira. Abantu barobanuye kujya mu nshingano bakarambikaho ibiganza, hakarekurwa irekurwa ry'ubumana muri bo, bakuzura umwuka wera. Mu yandi magambo, ikiganza icyo kivuze mu isezerano rishya nicyo cyasimbuye kwimikisha abantu amavuta yo mu isezerano rya kera. Muri rishya rero hakora ikiganza cyonyine gusa, ni ikiganza. Nkuko mukizi ikiganza iki ni Kristo. Iyi ni intumwa. Mu isezerano rishya harimo abantu batanu, ministere eshanu. Mu isezerano rishya ntabwo uzasangamo revera, ntabwo uzasangamo bishop, uzasangamo intumwa, uzasangamo umuhanuzi, umuvugabutumwa,
umwungeri cyangwa se umushumba, uzasangamo n'umwigisha, ayo navuga ko ari nka mwarimu. Imana ishimwe cyane. Rero intumwa ikikora ni ikihe? Iyo intumwa niwe muntu wenyine ufite imihamagaro 5 muri we. Aba intumwa, akaba umuhanuzi, akaba umuvugabutumwa, akaba umwigisha, akaba n'umushumba. Kubera iki? Niwe utangira itorero. Atangira ari intumwa, atangira ari umuhanuzi, ari umuvugabutumwa, ari umushumba, ari umwigisha. Intumwa ishinzwe iki rero? Iyo imaze gushyiraho urufatiro, ni ugushyiraho urufatiro. Iyo afunguye itorero ashyiraho urufatiro, yamara kurushyiraho, hanyuma akarobanura abakozi, akabigisha, agashyira abakuru b'itorero, agakomeza, akajya gufungura ahandi amatorero, agenda agakurikirana areba ko amatorero afungura akorera mu mirongo migari cyangwa se mu rufatiro yamaze kubashyiriraho. Umuhanuzi nta kindi akora, agaragaza ikibazo kiri mu itorero, agatanga n'igisubizo cyabyo. Ni ukuvuga ibyurutse abantu imitima, no kuvuga iby'Imana, ubushake bw'Imana ku itorero, ndetse n'icyo bakora kugira ngo ubushake bw'Imana bwubahirizwe. Umuvugabutumwa we aba mu rusengero, asohoka hanze akavuga ijambo ry'Imana. Nk'uko mubizi, ubutumwa bwiza ni ugupfa guhamwa no kuzuka. Akavugana ubutumwa bwiza mu ifuhe ry'icyaha, akazana abantu kuri Kristo, akageza mu nzu y'Imana bagakizwa. We azana abantu kuri Kristo. Hanyuma umushumba we ni ukubungabunga intama, ni ukuzikeyaringa, ni ukuzitaho, ni ukuzipfuka, ni ukuzoza. Uwo ni umushumba. Hanyuma hakaza umwigisha. Umwigisha ubundi ni umudokiteri, bo barabaga. Mu yandi magambo, ni abadokiteri, bo barabaga. Bo bagaragaza ikibazo aho kiri. Bagaragaza indwara muri wowe, bakayibaga, bakayivura, bagakanda. Hari n'abakristo bagushwa n'ijambo ry'Imana, ukuntu burya bigisha bakurugutura, bakigisha cyane ngo ngamvuzeho, nganyigishije, ugasanga byamugushije. Ariko abigisha ni doctors. Bagira ngo n'abadokiteri, bo barabaga, bakavanamo imizi y'icyaha, imizi y'uburwayi bwose, indwara zo mu mwuka, bakazivanamo bagashyira ku ruhande, bagasigura inyama, mbese ari ibisebe biri aho ngaho. Noneho abashumba aribo banasi bakaza bagapfuka, bakoza, bakadoda, bagapfuka, ukamererwa neza. Noneho hakaza kuza umuhanuzi, wakaza guhumuriza, akubwira ibyiza bivuye mu ijuru, ibyiza bivuye ku Mana, aguhumuriza. Uko rero mu isezerano rishya, aba bantu 5 fivefold ministers nibo ba bishop. Mu isezerano rishya habamo office ebyiri. Office ya mbere ni y'abakuru b'itorero, elders. Ya kabiri ni office y'abadiakoni. Office y'abakuru b'itorero ni irimo intumwa, irimo umuhanuzi, umuvugabutumwa, umwigisha n'umushumba. Office y'abadiakoni nibo bashinzwe administration, nibo bashinzwe gusapotinga babandi b'abanyamahanga bangahe? 5. 5 ministers, intumwa, umuhanuzi, umwigisha ndetse n'umushumba. Umurimo wabo afite mu itorero ni ukuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Bashinzwe kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Abo ngabo rero basaba gusiga ibintu byose, kwiyanga, bagasiga ibintu byose kubw'ubutumwa bwiza. Hakaza office ya kabiri, ariyo badiyakoni. Office ya kabiri ni iyihe? Office ya kabiri n'abadiyakoni bashinzwe administration and finance. Nibo bayobozi bahagarara iki? Amadepartement, head of departments. Bashinzwe guhagararira amadepartement, iz'abagore, iz'abagabo, iz'abana, abo batsingo, urubyiruko, muri finance sociale. Iyo ni imirimo y'abadiyakoni. Nibo bayobozi bahagarara iki? Ibyiciro mu itorero. Ariko bariya 5, intumwa, umuhanuzi, umwigisha, umuvugabutumwa n'umushumba n'umwigisha, aho ngabo nizo nyingi z'itorero, bashinzwe kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Noneho abadiyakoni nabo n'abakristo muri rusange bemeye gutanga ubugingo bwabo, gutanga ibintu byabo, bigasapotinga babandi bari mu murimo w'Imana. Bashinzwe gutanga imitungo yabo, bagatanga mu byo bakora byose, bakazana ibyabo, bagatanga ubugingo bwabo ku bwa bene se bari mu nshingano zo kuvuga ubutumwa bwiza. Bose rero barakorana. Abantu, icyiciro cya mbere, bakuru b'itorero,
no gusiga byose kuko ubutumwa bwiza, hanyuma bakavuga ijambo ry'Imana bakigisha. Ariko abakristo n'abadiyakoni bashinzwe kuzana ibyabo, imitungo yabo mu nzu y'Imana, bashinzwe gutanga support, financial support, bagasapotinga bandi batanu maze gusobanura kugira ngo babashe kubaho, kuko bariya nta kandi kazi bakora, bashinzwe kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Bariya nabo rero bazana ibyabo bakabitanga kubw'ubutumwa bwiza kugira ngo bisapotinge iriya mihamagaro 5 iri mu itorero. Nguko uko isezerano rishya ryubatse, nuko rimeze. Bya kera rero byari igicucu kibizaba mu isezerano rishya. Hanyuma rero kurambikwa y'ibiganza, isezerano rya kera, iyo urambitswe ibiganza ni irekurwa ry'ubumana k'uwo muntu yegura inshingano runaka, cyangwa se ko umuntu agiye gusengerwa uburwayi bwe. Nicyo bishaka kuvuga rero. Uyu munsi rero si ngombwa gukoresha amavuta nayo mu isezerano rya kera. Uyu munsi yasimbuwe n'ikiganza. Niyo mpamvu ikiganza gikwiye kubahwa. Intumwa, umuhanuzi, umuvugabutumwa, umushumba, umwigisha. Aha ikiganza ni Kristo. Nicyo cyasimbuye amavuta. Ariko ntabwo ntera amabuye abayakoresha. Bakambara robuzi, bakambara amakanzu ya mbere, ya kabiri, efode, inkoni z'ubushumba n'ibindi byose, amakora pastorale, n'ibindi byose. Biriya biri mu kiganza hano. Iyo wizeye Kristo harimo kwera kw'Imana, harimo imbaraga z'Imana z'umwuka zikurimo, harimo inkoni y'ubushumba ariyo butware. Urimo ubutware, harimo ubushobozi, harimo ububasha bw'inshingano ufite. Bibutse ko ububasha bungana n'izina ufite. Niba uri umuhanuzi, ububasha ufite burangana n'izina ry'ubuhanuzi. Niba uri intumwa, niba uri umuvugabutumwa, niba uri umushumba, niba uri umwigisha, izina ryawe ringana n'inshingano ufite. Hanyuma rero ibyo biriya mubona amakanzu yose ni umwambaro wo gucyaruka. Mu isezerano rishya ariya makanzu mu isezerano rya kera bambaraga, iya mbere, iya kabiri, efode, ni imirimo y'abera yo gukiranuka. Mu isezerano rishya ni imirimo y'abera yo gukiranuka. Iyo ngiye tuyirimo, iyo turi muri Kristo, tuba twambaye imirimo myiza yo gukiranuka, tuba dufite ubutware. Imana ishimwe cyane. Irakora pastorale ibivuga ko uwerejwe Uwiteka. Ntabwo wemerewe, bivuze ngo magambo uvuga, mu bikorwa ukora, ugomba kuba umuntu wejejwe, ugomba kuba wejejwe by'ukuri. Iriya ngo nivuga ubutware bukurimo. Ubutware twarabuhawe, ni ijambo ry'Imana riturimo, nabo twagizwe mu Mana muri Kristo Yesu. Rero uyu munsi biriya byose bakora mu isezerano rya kera ryari igicucu kibizaba, ryari ishyirwa mu bikorwa ry'isezerano rishya. Hanyuma rero reka sure kuri uyu murongo. Ntabwo twavuga kandi ngo abimikisha amavuta ngo barayobye, ngo bazajya mu ijuru ngo twacire imanza. Oya, itorero ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Bivuze ngo isezerano rya kera ni urufatiro rw'irishya. Isezerano rishya rero ni ishyirwa mu bikorwa ry'isezerano rya kera. Rero abakoresha amavuta, abambara za robuzi, abafata inkoni y'ubushumba, bakambara ari amakanzu n'imisaraba, byose ibyo ngibyo nta kibazo kirimo, kuko nabo isezerano rya kera ni abahanuzi, irishya ni intumwa. Ariko niki dushaka kwigisha? Turashaka yuko dufata isezerano rya kera n'irishya tukabihuza, tukavanamo ubushake bwa Yesu, tukavanamo ubushake bw'Imana, akaba ari bwo dushyira mu bikorwa, akaba ari bwo dukora bwonyine. Rero tubona Yesu arambika abantu ibiganza akabakiza. Impumyi, ibimuga, ibipfa amatwi, ibididimanga, yakoreshaga ibiganza akabakiza. Ariko kandi tubona akiza n'abarwayi bose, asize ibiganza akabakiza. Tubona none kandi atumye intumwa 70 azirambika ibiganza ziragenda. Cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Arabakomishoninga, babakomissioned nawe. Aho uburenganzira arabasengera, barambika ikiganza, bajya kuvuga iki? Ubutumwa bwiza. Mu isezerano rishya naho tubona mu nzandiko za Paulo, tubona Paulo intumwa arobanurwa na Barinaba,
babarambitseho ibiganza. Muze kwasoma mu Byakozwe n'Intumwa 13:1 barambikwaho ibiganza bajya kuba intumwa za Kristo. Amen. Tona abadiyakoni ba mbere barambikwaho ibiganza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi bavuga ngo ugere here muri Matayo, ugere mu Byahishuwe, nta hantu uzasanga bimikisha iki amavuta. Hawe uzayibona. Ntawe uzasanga bimikisha abantu iki amavuta. No, nuko ibya kera byasimbuwe n'ibishya. Nibyo Yesu yazanye. Ibya kera nta mbaraga byari bifite, byari inyuguti, byari umubiri, ariko ibishya ni ukwizera, ni urukundo, ni imbabazi. Ibishya ni Kristo. Ibya kera ninde? Ni amategeko n'abahanuzi. Ibishya ni Kristo, ni umwuka, ni ukwizera. Imana ishimwe cyane. Reka rero turebe umumaro wo gusukwaho amavuta, wo kurambikwaho ibiganza mu Isezerano Rishya. Umumaro wo kurambikwaho ibiganza mu Isezerano Rishya ni irekurwa ry'ubumana. Ni irekurwa ry'ubumana muri wowe, riguhesha kuzura umwuka wera, riguhesha imbaraga z'Imana zigushoboza gukora iby'Imana. Nkuko mu rya kera basukagaho umuntu amavuta akaba abaye umuhanuzi, abaye umwami, umwuka w'Imana akamuzaho. Uyu munsi wa none hakora ikiganza, none bakurambitse ibiganza bakuru b'itorero, umwuka wera ahita kumanukiramo, ahita wuzura umwuka wera no kwambika ubushobozi ndengakamere bugushoboza gukoreshwa iki iby'Imana. Bivuze ngo rero urambikwaho ibiganza kugira ngo urobanurwe inshingano runaka, cyangwa se kugira ngo tugusengere indwara zikuvemo. Ikiganza rero niyo mpamvu kigomba kubahwa, kigomba kurindwa, ugomba gukora ahantu hose ubonye, ugomba kugishyira aho ubonye hose ukacyandarika. Gishinzwe gusengera abakristo no kubimika no kubirukanaho uburwayi bwabo bwose. Nicyo gikora mu Isezerano Rishya. Wowe mwene data, ibyo intumwa zakoze, ibyo Yesu twubatse, niba turi intumwa, twagizwe intumwa mu cyimbo cya Kristo, niye mpamvu mu Isezerano Rishya ukora ibintu intumwa zitakoze. Niye mpamvu ukora ibintu Yesu atakoze. Mu Isezerano Rishya tubona Yesu yimika abakozi be, akabadeyininga, abashyiraho ikiganza, akabajya mu nshingano. Tubona asengera abarwayi, barambikaho ikiganza bagakira. Tubona intumwa zambika abantu ibiganza bagakira indwara. Ikindi bakabahesha inshingano zo gukora iby'Imana. Wowe ibyo ukora ubikura he? Wabyigiye kuri nde? Ninde wabikwigishije? Mu Isezerano Rishya ntibimikisha amavuta bakoresha ikiganza. Ariko kandi niba ugikoresha amavuta wimika abantu, cyangwa se ukoresha amavuta usengera abantu, ntacyo bitwaye nabwo, ariko umenye ko sibwo bushake bw'Imana. Mu Isezerano Rishya sibwo bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni ugufata ibya kera n'ibishya ukavanamo ubushake bwayo, kandi ujya gute ushyira mu bikorwa ukabihuza nta kintu. Imana ishimwe cyane. Reka kandi dusome imirongo igaragaza ko kurambikwaho ibiganza abantu baheshwa impano z'umwuka wera, bakanaheshwa n'imbuto z'umwuka wera. Turasoma Ibyakozwe n'Intumwa, Byakozwe n'Intumwa umurongo waho wa 19, Byakozwe n'Intumwa 19 umurongo waho wa mbere wa gatandatu. Pawulo amaze kurambika ibiganza, umwuka wera bazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Abo bantu bose bari nka 12 bavuga indimi zose. Paul abarambitse ibiganza ngo buzure umwuka wera, bavuga mu ndimi nyinshi, barahanura. Nirekurwa. Umumaro wo kurambika ibiganza ni irekurwa ry'ubumana bw'umwuka wera mu Mukristo, cyangwa se mu uhaye inshingano, yaba ari umudiyakoni, yaba ari umuvugabutumwa, yaba ari umuhanuzi, yaba ari umwigisha, yaba ari intumwa, yaba ari inde. Nirekurwa ry'ubumana, nirekurwa ry'imbaraga rukoze z'Imana muri uwo muntu, nirekurwa ry'ubushobozi ndengakamere buvuye mu Mana, bugiye muri uwo muntu kugira ngo abashishwe byose gukora iby'Imana imuhamagare gukora mu isi. Rero turahumvise aho ngaho. Twanasoma n'ahandi kandi muri Timoteyo wa 2:1-6. Timoteyo wa 2:1-6 baravuze ngo, cyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye.
Imana ishimwe cyane. Twanye tuma mwibutsa gusesa impano kurimo mwene data. Iyo urambitswe ibiganza uhabwa impano z'umwuka wera. Iyo urambitse ibiganza uhabwa imbuto z'umwuka wera. Iyo urambitse ibiganza uhabwa imbaraga z'umwuka wera zigushoboza gukora iby'Imana. Bibutse yuko hari guhabwa umwuka wera, hari no kuzura umwuka wera. Guhabwa iyo wizeye Kristo umwuka w'Imana kuzaho mukabana, abakureshya no kugukundisha iby'Imana no kubikurikira. Ariko iyo wuzuye umwuka wera nukwambika imbaraga z'Imana, nukwambika ubushobozi ndengakamere bugushoboza gukoresha iby'Imana no kugenda mu mahame y'iby'Imana ishaka, cyangwa se gukora ibigendanye n'umurongo w'ijambo ijambo ry'Imana. Tubonye ko rero umuntu iyo harambitswe ibiganza ahabwa impano z'umwuka wera, ahabwa imbuto z'umwuka, ahabwa yuzuzwa umwuka wera. Ariko mu Isezerano Rishya hasimbujwe kurambikwa ibiganza bisimbura kusukwa amavuta yo mu Isezerano rya kera. Amavuta uyu munsi ya Elayo agaguhesha kuzura umwuka wera, ntabwo guhesha izo mbuto z'umwuka wera, ntabwo guhesha izo mpano z'umwuka. Siko imeze. Byari tumara mu gihe cyabyo cyararangiye, yakujeho ibya mbere akomeza ibya kabiri. By'uyu munsi rero ni ikiganza gikora uhegeye cya Yesu, n'icyakoresha yaba igihe cy'intumwa nicyo zakoreshaga mu gukiza indwara no gushyira abantu mu nshingano, kubarobanurira inshingano Umwami Yesu abahamagariye. Hanyuma rero turareba kandi nihe mpamvu muri iyi minsi abantu bimikisha amavuta. Impamvu ni nyinshi. Impamvu ya mbere ni icyubahiro, bashaka icyubahiro. Abantu bakunze icyubahiro, niyo mpamvu akubitamo ikanzu ya mbere, agashyiramo iya kabiri, agashyiraho fode, umwambaro ku gituza. Ahubwo harabura gato n'amabuye ya uri munatu n'umuntu nayo bashyira ahangaha yo kugisha Imana Uwiteka. Nuko n'inkoni ingana gutya, biriya ni ukwishyura ubudahangarwa budahari. Niba nta budahangarwa ufite n'ubundi, ibyo bintu wambaye ntibiguhesha ubudahangarwa. Ubudahangarwa bwa mbere ufite ni ukuba wizera Kristo, umumenya neza, nta ngeso n'imwe ya kamere ikurimo, nta ngeso ya kamere n'imwe igukoreramo, igutuyemo, igukoresha. Biriya ntacyo bivuze rero kwirundaho ibintu byose. Nanjye babishyizeho mbi n'umwe barabinyambitse, banyambitse amakanzu yose, inkoni, gutambuka birananira, ikanzu ya mbere, bindi hano ku rutugu, inkoni. Biriya ni iterabwoba ry'abami ba kera n'abahanuzi. Nshuti mwene data, kuki wifuza gukanga abantu? Ibintu by'ibyubahiro mu bishyire ku ruhande. Byo byishe abakozi b'Imana uyu munsi, by'ibyubahiro gukanga abantu uri umutabashwa, uri umutamenwa. Ntabwo ari byo. Biriya nta mbaraga bifite. Imbaraga ziri mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Cya kabiri cya mbere ni icyubahiro. Abantu bashaka kwigwizaho icyubahiro no gutinyuka mu bantu, gutinyuka muri leta, gutinyuka mu madini n'amatorero, gutinyuka muri rubanda. Ntabwo ari byo. Suko Yesu yari ameze. Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru aba umugaragu w'abandi, abe mutoya nyuma y'abandi bose. Umwigisha mukuru ni umwe, ni Kristo. Niwe mutambyi mukuru, niwe mwigisha mukuru, niwe tumba kurebera, niwe tumba kwigiraho. Twebwe tugacika bugufiya, we agakuzwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Gura kwintuguranire rero umunsi ntukabyemere. Ibindi birimo n'amafaranga. Biriya no gukanga ngo uri iminsi izina rya pasiteri abantu bararyibisha. Iyo umuntu abaye pasiteri aba yumva ko ahawe icyizere. Nibyo ko uhawe ugiriye icyizere n'Imana, ariko si uburyo gukoresha izina wiba abantu amafaranga yawe, ubesikoroka, uhanura ibintu bitazasohora, ufata amadeni y'abantu utaza uzakura ubwishyu. Ntabwo ari byo. uba ugiye kujyana ikibazo n'iki n'abaturage, kandi ujyanye ikibazo n'abaturage, ujyanye ikibazo na leta muri rusange, ujyanye ikibazo kandi n'Imana muri rusange. Rero abantu bashaka ubushumba cyane. Ntabwo ndi umuntu azambwiye ngo umushumba. Nabonye Imana imbwira ngo nimuvuga butumwa. Nayishuye mbona Imana yerekana ko ndi umuhanuzi, cyangwa se ndi umwigisha, cyangwa se ndi umwigisha. Bose azavuga ngo Imana yambwiye ngo ndi apotre, Imana yambwiye ngo ndi umushumba. Kuki batereka indi mihamagaro? Nahindi mo bashaka nuko bamaze kwakira imyumvire ko iyo umuntu ari pasiteri ari umukuru w'abandi. Ariko pasiteri ari ku mwanya wa 4. Imana ishyira abakozi mu itorero, pasiteri ku mwanya wa 4.
habanza intumwa, habanza umukuke w'umuhanuzi, umuvuga butumwa. Pastor ku mwanya wa 4, kuki se mu kwimika yaza ku mwanya wa mbere? No, ntabwo ari byo. Ntabwo Yesu yibeshye. Uko byanditswe kuriye niko byubatse, nako byaje mu itorero, niko bimeze. Nihe mpamvu yatuma wirundanya amakara wizana kurimbuka mwene data? Ntabwo ari ngombwa, si ngombwa cyane. Emera uriwe, emera kuburiwe, nta kintu. Yakabi n'amafaranga nyine, bibisha amazina amafaranga, bibisha umuhamagaro w'intumwa amafaranga, bibisha umuhamagaro w'ubushumba amafaranga, bashaka amafaranga, bashaka ubutunzi, nta kintu. Ibyo byose n'ibindi bibe birimo gukundwa n'abagore, usambanye buzamo nabwo. Abantu bakoresha imihamagaro yabo mu busambane, mu gukurura abagore b'abandi, mu gukurura abagore b'abagabo, mu kwesiporoka abantu bakaba amafaranga yabo bakayiba, ubutunzi bwabo bakabakuraho, kabwesiporoka bitwaje ngo ni pasiteri. Ni intumwa, ntabwo ari byo. Izo ni intumwa z'ibinyoma, abo ni abashumba b'ibinyoma. Imana zabo ninda, inda niyo biratana biteye isoni, bahuza amaso ku by'isi. Ntabwo ari ko bimeze mwene data. Mu isezerano rishya ni ukwiyanga, ukikura umusaraba, ugakurikira umwami Yesu, ugakurikira umwami Yesu. Rero impamvu bakunda kwimikisha amavuta no kwishyira ubudahangarwa, no gutenya no gukanga abantu, no kuba abashumba, no kugira ngo babigire uburyo bwo gukura abantu, gusora amafaranga mu bantu no gusahura imitungo yabo mu bantu, babigire iturufu yo kukura abagore b'abandi, babambura abagabo babo, kwihangira igikundiro udafite, kwihangira igitinyiro udafite, kwihangira igikundiro udafite, kwihangira icyubahiro udafite, kwihangira ubudahangarwa udafite. Ntabwo ari byo mwene data. Ntabwo ububasha, ntabwo ubushobozi ufite, ububasha ufite, ubutwaro ufite buhagaze, ntabwo buhagaze mu myambaro wambaye bakwimika, ntibahagaze muri iriya nkoni, ntibahagaze muri iriya myambaro wambara. None se ko ziriya nkoni tuzimikanwa, twajya ku rusengero tukazisiga mu ngo zacu, nimujye munazikora muzitware mu rusengero, kuko mwahaye imikumiro mu muyobore, nimujye mwikora inkoni zanyu rero muzijyane mu rusengero, muzijyaneyo, muzishyire ku kibambasi, muvuge ubutumwa. Wikwimika ngo uyisige mu rugo mpaka kwirekere mu rugo. Wikwambara iriya myambaro gusa ngo uyishyire mu rugo gusa, ubwo ujye uyambara mpaka ugere mu rusengero uyambaye, ko wemeye kuba Mose, wemeye kuba Arone n'abana be. Ujye ushyize imbere rero. Uyu munsi rero mumenye neza ko guruka imvuguranure, menya ko ubutambyi bwa kera bwahindutse. New Testament government structure ni intumwa, n'umuhanuzi, n'umuvugabutumwa, n'umushumba, n'umwigisha, nta bandi babamo. Iyo niyo structure y'isezerano rishya. Umuntu wese wizeye Kristo aba ari umutambyi mu bwami bw'Imana, aba ari umwami n'umwamikazi. Nubwo ubutambyi bwahindutse, utoto umutambyi mukuru ari we Yesu Kristo mu bwami bwa Data, hariho ibisa nk'ubwami, hariho ibisa structure ntabwo yahindutse. Niyo mpamvu mubona igikomeje kubaho mpaka. Ariko ubutambyi mu isezerano rishya uyu munsi buhagarariwe na Kristo, ari umutambyi mukuru. Murabizi mu Baheburayo niko havuga. Mu buryo bw'isi rero harimo umuhanuzi, harimo umuvugabutumwa, umwigisha, n'umushumba, n'intumwa. Abo nibo ni abatambyi mu itorero. Abo ni abatambyi, abo ni abatambyi, nibo bigisha ijambo ry'Imana no gusengera abantu. Abo ni abatambyi. Niyo mpamvu nta wundi murimo bakora. Intumwa, umuvugabutumwa, umwigisha, umuhanuzi n'umushumba nta kandi kazi bakora. Bashinzwe kwigisha no gusengera abantu. Mu itorero rya mbere muri Early Church history niko byari bimeze. Intumwa niko bakoraga, barigishaga bagasenga, nta kandi kazi. Abandi bakabatunga. Na n'uyu munsi n'ibiranduka, nubwo twabihinduye ariko siko biri. Ukuri nuko n'uyu munsi bagomba kuba babazwa ibyo kwizera, babazwa iby'Imana. Hakabaho n'icyiciro cya kabiri gishinzwe kubasapotinga mu buryo bwa finance, bakabona kubaho nk'uko bikwiye. Abo niyo bita office of elders, office y'abakuru b'itorero.
tugiye kureba rero ingaruka zo kurambikwaho ibiganza. Iyo urambitsweho ibiganza umuntu ukwimitse, ibimurimo byose arabiguhereza. Ari no mu rwego mwitonde cyane kwihutira kugira ngo murambikeho ikibiganza. Ndavuga n'intumwa, ndavuga n'umuhanuzi, umuvugabutumwa, umushumba n'umwigisha. Mwiye kwihutira kugira ngo murambikeho ikibiganza, kuko iyo afite ibyaha, tugiye kureba mu buryo bwo iyo umushumba kwimitsa ari umusambanyi, umwuka w'ubusambanyi we ukwinjiramo, kuko unirekurwa ry'ibimurimo bikakuzamo. Iyo ari umujura nawe uriba, iyo ari umwesko nawe uresora, iyo ari umuriganya nawe urariganya, iyo ari umugome nawe uri umugome, iyo akunda abagore nawe ugakunda abagore, iyo akunda abagabo nawe ukunda abagabo. Nuko ibimurimo byose arabiguhereza. Attention rero, ukurambikaho ibiganza wese shishoza. Mubyibuka neza na Filipo, intumwa Filipo ari Samariya, yigishije abantu abatsa mu izina rya Yesu, ariko barambitseho ibiganza nta mwuka w'Imana agize gute wabamanukiye. Bivuze ngo nta bushobozi yari afite bubahesha imbaraga z'umwuka wera. Bituma Yerusalemu inkuru imenyekana, Petero na Yohana baraza barambitseho ibiganza ngo buzuye umwuka wera. Haleluya. Rero si umuntu wese ukurambikaho ibiganza. Ninde? Wowe urinde urambika ibiganza ku mukristo urinde. Banze rero ibiganza byawe biromera ko iki muri iyi minsi. Niyo mpamvu muri iyi minsi batinya kwesha ibiganza kuko byarahumanije, byarangiritse, bikora hadakorwa, bikora ibintu biteye isoni no kubivuga rwihishwa. Niyo mpamvu Imana itabikoreramo ngo wimike umuntu cyangwa se umusengere umuvanamo abadayimoni. Ntibikunda kuko nawe nta mbaraga ufite, nta mbaraga z'umwuka zikurimo. Noneho muri iyi minsi nabonye noneho muri iyi minsi abantu basigaye barihimbiye ibi. Imbaraga z'Imana zabavuyemo, basigaye bakoresha izindi imbaraga z'imyuka mibi. Sinjye kuvuga amazina yabo, ariko haraho nagiye ngera mu matora atandukanye, mbona abantu bahuha abantu gutya, ukana abantu baraguye, ariko si imyuka ibagusha, ahubwo ba bodyguard babo. Ibaze umukozi w'Imana kugira bodyguard. Ibi bintu bivaye. Nta mukozi w'Imana ugira bodyguard. Bivuze ko nta burinzi bw'Imana ukigira, nta burinzi bw'Imana bukikuriho, nta burinzi bw'Imana ugifite, nta burinzi bw'Imana bukikurengera. Umwuka w'Imana yakuvuye yaragiye. Usigarana ba bodyguard, usigarana abasirikare nabo batagira kose bakoze. Ngo ni ba bodyguard. Ni gute ushaka bodyguard zikurinda? Uri umukozi w'Imana, uri umushumba, uri umuhanuzi, uri umuvuga, uri apostle. Ni gute ugira bodyguard? Ni ikintu cyo kumva Imana yakuvuye yagiye. Nta burinzi ufite. Sako usaba kwica wapfa kuko nta burinzi ufite, nta buhari. Nkuko Imana yaragiye rero. Nagiye mu itorero rimwe ndabireba ndumirwa cyane, mbona umuntu ahuha abantu bagwa hasi, ariko si umwuka bagushaga, ahubwo ba bodyguard bagira uruhare mu kwita hasi na wa muntu, ahubwo ngo bavuga ngo ni izindi imbaraga z'umwuka. Ntago ziri imbaraga, ni imbaraga abantu bashakisha hirya no hino, ariko si imbaraga z'Imana. Bakristo mwitonde, ntago abashumba bose barambikaho ibiganza. Ntimukabyemere. Ibiganza byabo birakoreshwa mu bintu biteye isoni no kubivuga. Ibi murimo byose bikujyamo, yaba gusenya gukiza indwara. Ibi murimo byose urabyakira, kuko kuko kurambikaho ikiganza ni irekurwa ry'ubumana. Bivuze ngo ibi murimo byose bikujyamo, ukwimitse ibyo byose ababiguhaye. Niyo mpamvu uyu munsi ubona abantu basambara mu nzu y'Imana. Sanga abandi niba ukunda amafaranga nabo wimitse nabo bashize imbere nk'Imana zabo, kuko ibi murimo nibyo yaguhaye. Mwiye kwihutira kurambikaho ibiganza n'abantu mudafite ubuhamya bwiza, badasobanutse. Icya kabiri, wowe urambikaho ibiganza. Ubwo ngubwo narimo kuvuga, narimo mvuga umuntu wese urambikwaho ibiganza n'umushumba. Uyu munsi rero ndimo ndavuga, ngiye kuvuga ingaruka ya kabiri, ni urambikwaho ibiganza. Noneho wowe urambikwaho ibiganza, urambikwaho ibiganza. Iyo usengeye umukristo ari umusambanyi, ari umuhehesi, afite amarari, ari mu ntege nkeya,
wowe umurambitseho ikiganza, wamuvugabutumwa we, wamushumba we, wamuhanuzi we, wamwigisha we, wantumwa, iyo uhagaze mu ntege nkeya, wa mwuka wa wundi usengeye w'ubusambanyi kuzamo, ubuhehesi nawe burakwinjira. Ingaruka ya kabiri yo kurambika ibiganza ku mukozi w'Imana ahabwa inshingano cyangwa se asengerwa ku burwayi runaka, nuko ibikurimo bimujyamo. Iyo uri umusambanyi uba umusambanyi nawe, iyo uri umuhehesi urabitwara, iyo yiba, iyo abeshya, iyo yisoroka, byose nawe urabitwara. Noneho ingaruka ya kabiri ni uwurambikwaho ibiganza, iyo nawe ari umunyabyaha, ari umupagani wo mu rusengero, ari umuntu w'isi ukunda iby'isi cyane n'iraha, nawe umusengeye, iyo utari mu masengesho, iyo utejejwe, intege nke zose zikwinjiramo, we wamushumba. Ibi ngibi birareba iki? Birareba umushumba, umuvugabutumwa, umuhanuzi, umwigisha n'intumwa, niwe bireba. Iyo utejejwe, uri umunyamuhamagaro, umukristo usengeye wese, ibyaha bimurimo byose bikuzamo, ukabaye umufatanyacyaha nawe. Noneho nawe wamushumba nawe rero wimika abakristo, ubaha inshingano cyangwa se ubasengera uburwayi bwabo. Iyo nawe utejejwe, ibikurimo byose uba ubuhumanyije itorero, ubuhumanyije abakristo, ubuhumanyije abusengeye uhaye inshingano, umaze kubahumanya nawe. Nawe wa mukristo rero urambitswe ibiganza, iyo utejejwe, iyo uri umupagani, uri umunyabyaha, ubuhumanije abatambyi bagusengeye, bakurambitseho ibiganza. Izo nizo ngaruka ebyiri zizanwa no kurambikwaho ibiganza ku muntu utejejwe no kurambika ibiganza ku muntu utejejwe. Nizo ngaruka zirimo aho ngaho. Murakoze rero, soze mvuga ngo rero sobanukirwa kurambikwaho ibiganza mu Isezerano Rishya, unasobanukirwe gusukwaho amavuta mu rya kera ntabwo bigikoreye uyu munsi. Amavuta y'Isezerano rya kera yasimbujwe ikiganza. Uko Yesu yabikoraga niko bikorwa, uko intumwa zabikoraga nazo niko natwe tubikora. Bitagenze gutyo ntabwo turi mu murongo w'ijambo ry'Imana. Niba ukeneye kugera kure, itorero ryawe rikagera kure cyane, shyira ibintu byose mu murongo w'ijambo ry'Imana. Dukwiye kwikakaza, ukwishyira icyubahiro, ubudahangarwa n'ibindi byose tubishyire ku ruhande, twumvire Imana yonyine izatugirira neza. Murakoze rero, soje vuga yuko impamvu abantu bimukisha abantu amavuta muri iyi minsi ni icyubahiro, ni ugushaka kwambura abagore b'abandi, ni ugushaka kwiguzaho imitungo no kwiba abantu, besoroka basahura imitungo y'abakristo n'amafaranga yabo bakayazana mu rusengero, bitwaje umuntu abatambyi, bakambara kanzu ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, za efode n'ibindi. Biriya ni ukwishyura ubudahangarwa, ariko ubutware buri mu kiganza, ni umwuka, ubutware, ububasha, ubushobozi buri mu kiganza cyawe. Niho Yesu yabikoraga byose. Yarambikaga ibiganza ku bantu bagakira indwara, arambika ibiganza ku ntumwa zijya mu nshingano, n'intumwa nazo zimikaga abantu zikoresha iki cyitwa ibiganza, ntabwo ari amavuta. Uhereye muri Matayo kujya mu Byahishuwe, nta hantu uzasanga amavuta yo mu ihembe akoreshwa, bakoresha ikiganza cyonyine, cyo cyasimbuye amavuta mu Isezerano rya kera mu bahanuzi n'abami. Imana itugirire neza. Murakoze rero, mwari kumwe na Apostle Robert Ndemezo. Ndi intumwa, niyo muhamagaro wanjye, ntabwo nzitwa ngo ndi ibindi. Ndi umuhamagaro wanjye, ndi intumwa bihawe n'Imana, kandi ntuguranure abana b'Imana bumva iby'Imana. Impamvu abantu batumva nuko atari ab'Imana. Murakoze, kadusenga Imana. Tuzakomeza gusobanura Isezerano rya kera n'Irishya, n'icyacu tuzajya tugisobanura uko cyakoreshwa mu Isezerano rya kera no mu Rishya, uko gikoreshwa, uko cyitwa mu Rishya n'uko gikoreshwa. Byose tuzabisobanura, abantu bose bamenye ukuri, bave mu buyobe, bakurikize umurongo w'ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye Mwami, urakoze uyu munsi, komeza ubane nanjye rero, kandi ungirire neza abantu mu ijambo ryawe uyu munsi. Imbaraga zo gukora ziherekeza ijambo rya Mwami, rabera impamba n'urwego uzabageza mu bwami bwo mu ijuru, bavane mu mubiri, mu nyuguti, binjire mu mwuka, kuko twebwe duhamagaye nk'ababwiriza
bisezerano rishya bataramenya gute, ahubwo ari umwuka. Abantu bamenye neza yuko mu isezerano rishya hakora ikiganza bitari amavuta yo mu ihembe, biriya byari ibya kera kandi byararangiye, bakuje ibya kera ukomeza ibya kabiri. Uyu munsi rero tumenye neza, tugure ukuri tudashidikanya, tutaguranura, kugira ngo dukore ibintu byose mu murongo w'ijambo ry'Imana. Fasha abashumba, bavuga butumwa, bahanuzi, abigisha, intumwa, fasha abadiyakoni n'abakristo bamenye ukuri kose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabashimiye, murakoze. Rero isezerano rishya nta matitire abamo, ni imihamagaro. Umuvuga butumwa ni umuhamagaro, umushumba ni umuhamagaro, intumwa ni umuhamagaro, umwigisha ni umuhamagaro. Nta mwarimu ubamo, bavuga umwigisha ni umuhamagaro, umushumba ni umuhamagaro. Nta bishop uba mu isezerano rishya, nta revero ubamo, ahubwo mu isezerano rishya intumwa, umuvuga butumwa, umuhanuzi, umwigisha, umushumba nibo ba ovasiya, nibo bakuru b'itorero, nibo ba ovasiya, nibo ba bishop, nibo ba revera. Abo bose ni amatitire y'abantu bangahe? Batanu, maze kwigisha. Ariko mu isezerano rishya nta murongo uzakwereka bishop cyangwa se uzakwereka revera. Biriya ni ibintu bishyiraho abantu, umuntu nabishaka barabimuhereza kuko afite ubushobozi, afite amafaranga, ibyo rwose barabikugira rwose. Ariko umenye ko ni ibintu bidafite imbaraga. Intumwa, umuhanuzi, umuvuga butumwa, umushumba, umwigisha nibo barevera, nibo nyacyubahiro, nibo ba bishop, nibo ba ovasiya, nibo ba elders b'itorero. Imana ibamugisha. Bye bye.